Uwera Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo. Twumvise ko mu mutima w'umuntu haba harimo imigambi myinshi n'inama nyinshi, ariko imigambi yawe nisohozwa. Mwami, utere mu mitima yacu imigambi yawe, uyizane mu mitima yacu, kugira ngo Mwami ntibe imigambi yacu aba ari yuzura mitima yacu, ariko mu mitima yacu huzuye imigambi yawe. Ubwo tuzi neza ko imigambi yawe yose izasohozwa, kuko nta na kimwe utangira na kimwe ugambira n'igisohozwe. Mwami Imana, imitima yacu imbere nk'igitabo wandikemo imigambi yawe, tubashe kuyigenderamo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turebe rero impamvu ari iby'ingenzi ko imigambi y'Imana bariyo itura mu mitima yacu. Abafilipi 2:13. Uko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Amen. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Imana niyo itera muri ibyo ishaka gukora. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nimba imigambi yayo Imana ishize muri twe mu mitima yacu, twebwe tuzabaho nk'uko ari twe ubwacu twigambira, ariko mu bisanzwe niyo yayigambiriye. Wayibise? Amen. Murazi ko igihe Yesu Kristo yafatwaga kugira ngo yicwe, umutambyi mukuru w'uwo mwaka yarabyatuye ngo ni byiza ko umuntu apfa umwe aho kugira ngo ishanga ryose ririmbuke. Biravuga ngo ntago yavugaga kubwe, ariko yavugaga nk'umutambyi mukuru w'umwaka. Amen. Bivuga ngo rero we yibajije ko yabivuze ku bwende bwe, ariko mu bisanzwe yariho aravuga iby'Imana yamushizemo atabizi. Neti mukundwa, Yohana 11 umurongo wa 47 tugere ku murongo wa 53. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko, barabazanya bati, tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Nitumurekura dutya bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Amen. Mwabyumvise? Abafarisayo baraho, anako abatambyi baraho n'abafarisayo bahuriye mu nteko yabo y'Abayuda yitwa Sanhedrin. Noneho baraho abatambyi bakuru, abatambyi, amen, baraho n'abafarisayo muri iyo nteko y'Abayuda. Hanyuma baravuga bati, uriya mugabo arakomeza gukora ibitangaza byinshi, abantu benshi bakamukurikira. Imbaga imaze kumukurikira, imaze kumwizera. Hanyuma umutambyi mukuru uwo mwaka yitwa Kayafa aravuga, mwe ntabimuzi, ntacyo muzi. Ni byiza ko umuntu umwe apfa. Amen. Haleluya. Kugira ngo ubwoko bwose butarimbuka.
vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt ni inyungu zanyu qu'un seul homme meurt pour le peuple umwe apfire ubwoko bwose kandi yavuze pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Urumva rero ngo ibyo ntabwo yabivugaga kubwe ariko yarazi ko ari we bivuga ariko ngo yari warahanura ko Yesu akwiye gupfira abantu bose apfuye gupfira ubwoko bw'abayuda ndetse n'abantu bose kugira ngo yegeranye abana b'Imana batatanye hirya no hino. None ashaka kubaza ninde wamushizeho amagambo, ninde washize amagambo mu kanwa ka Kayafa? Ni Umwuka Wera. Ariko yarazi ko amagambo araye. Uko niko Imana ifata imigambi yayo ikayitereka mu muntu we akajya yibaza ngo niye naho ni Imana, kuko ari Imana rero nta kabuza izasohozwa. Niyo mpamvu nabasabye ngo musenge Imana itereke imigambi yayo muri mwe. Mwe umuntu ntabwo muzamenya ngo iyi ni imigambi y'Imana, wowe uzibaza ngo ni imigambi yawe. Niwe wabitekereje, niwe wabigambiriye, kumbe niyo yayiteretse muri wowe. Avantage mwayumvise? Yabivuze Kayafa ngo il est de votre intérêt, ngo ni inyungu yanyu, ni inyungu yacu iyi migambi y'Imana iri muri twe mu mitima yacu. Imana ishimwe. Haleluya. Yuda, ari umuntu yabwiye Yuda ngo we Yuda rero genda usoze ubuhanuzi. Hari uwabimubwiye? Hari uwabimubwiye? Yuda ubwe yaragiye asaba amafaranga abatambyi kugira ngo abaheye abereke Yesu aho azaba ari n'abazamufatira, ariko mu mutima we hari imigambi y'Imana ko ari we akwiye kugambanira Yesu. Mwabyumvise? Kuko yarasanzwe afite n'umutima wo kunama amafaranga. Niyo ari trezorier wa ekipe ya Yesu, yahoraga akuramo ayo batanze y'umurimo w'Imana. Amen. Turafite abantu benshi muri Bibiliya Imana yagishira imigambi yayo muri bo, ariko bakibaza ko ari bo. Nimba imigambi y'Imana idashobora kuburizwamo, niyumva ko wakunguka mu gihe ari imigambi yayo ikubamo, kuko ntabwo izigera iburizwamo. Uzajya usenga, Mwami Yesu tereka imigambi yawe muri nge, shira imigambi yawe umutima wanjye. Imana ishimwe. Na nibyo dukomeza kubabwira muri Zaburi ya 37:4. Oh Seigneur, que tes projets habitent mon cœur. Wewe usenga gutyo, Mwami imigambi yawe iture umutima wanjye. Haleluya. Zaburi ya 37:4. Kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Amen. Amen. Uzajye wishimira Uwiteka, nawe azaguha. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bamwe ntago bazi n'iri jambo cyo rivuga, basoma gusa gutyo. Fais de l'Éternel tes délices. Muriyavuze iki? Wishimire Uwiteka, sibyo? Wishimire Uwiteka et il te donnera ce que ton cœur désire. Nawe azaguha umutima wawe wifuza. Bamwe ntago bazi ibyo ari byo. Umviriza. Listen to me carefully. Iyo Uwiteka abaye ibyishimo byawe, si Dieu devient l'objet de ta joie, iyo Uwiteka abaye ibyishimo byawe, amen, imigambi ye iramanuka muri wowe, kuko mwishimira azana ibye muri wowe. None yazana imigambi ye muri wowe, amen, none wowe iyo migambi ikaba ibyifuzo byawe, kubera ko ituruka ku Mana kandi itagineshwa, ya migambi igasohozwa. Na nibyo wibaza ngo, umviriza, il m'a donné le désir de mon cœur, yampaye iby'umutima wanjye wifuza. Kumbe byavuye kuri yo. Wanyubize?
niwishimira imana, imana akaba ariyo byishimo byawe, izazana ibyayo ibitereke muri wowe, ya migambi yayo. Wowe rero uzibaza ngo ni wowe ugambira. Mwami ndagukunda cyane, koke kandi nibyo nagumubesha, uramunezererwa, pana bindi byacu by'akanwa gusa ngo ndagukunda ukunda ukunda. Ndagukunda. Umutima ukunda Imana. Imana igahita izana ibyo ishaka kugukorera, ikabitereka muri wowe, wowe ugatangira kubyifuza, ugatangira kumva ko ari wowe bishaka. Imana irashaka kuguha inzu n'urugero. Okay? Kubera ko umutima wawe ukunda Imana, Imana ikazana mu mutima wawe ibyo ishaka kugukorera, igatereka muri wowe, amen, icyifuzo cyiza cyo kubona aho utura, wowe kumva ko ari wowe ubishaka, nawe ni Imana ishaka kubigukorera. Wagize hanyuma Imana yabikora, ugahita uvuga ngo yampaye icyo umutima wanjye wifuzaga. Ese murabyumva? Ni kenshi, amen, ni kenshi natekerezaga ikintu cyiza, hanyuma icyo kintu nkakibona. Ubu rero umenye ko ntabwo ari jyewe cyavagaho, n'Uwiteka yagiterekaga muri jye. Nibyo iyi Zaburi ivuga. Imitima yacu nivemo ibyo bintu byose by'amanyembwa n'ibitindi byose, yango ndagutakiye byose, ureke Imana imandura imigambi yayo muri wowe. Amen. Hanyuma uzabona Imana igukorera ibyiza. Erega ibyago n'amakuba n'ibiki byose byugarije abantu, kenshi nibo babyikururira. Ashaka Imana yuzuza imitima yawe ibyayo. Mwabyibise? Niyo mpamvu mu mitima y'abantu harimo imigambi mibi myinshi kurusha imyiza. Hari amashyari, jalousie, amashyari, byose, hibone, ubugome, bitindi byose. Nibo bigira nabi. Noneho aho ugendana n'Imana bakagendana n'abadayimoni. Kuko Satani arazi ibye. Les mauvaises pensées, ibitekerezo bibi biranuka imbere y'Imana, bihita bikurura imyuka mibi inuka. Ko amadayimoni aranuka. Wabibise? Ibitekerezo bibi biba mu mutima wawe, kwangana, urwango, ibiki, amashyari byose, nibyo mu isi y'abadayimoni, bihita bikurura ya myuka rero. Ukazajya ubwira rero abagenzi mugendana b'abadayimoni, aho ugendana n'Imana. Si nous avons l'odeur de Christ, nimba dufite impumuro ya Kristo, abamarayika nibo, kuko Kristo ahumura neza. Amen. Ku badayimoni bahumura nabi. Amen. Ariko Kristo ni impumuro nziza y'Imana. Kristo rero ko ari impumuro nziza, iyo atuye muri twe by'ukuri, abamarayika aho bava bakagera, nubwo baba bari Kampala, hanyuma ukahura aho unyura, bagira gutya, bakava Kampala bagasimbuka, kugira ngo gusa kuko isi yabahumuriye nabi, bati bashakisha rero ari impumuro nziza ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu abamarayika bikundira kwibera mu nzu y'umwana w'Imana w'ukuri, ko abakize iki impumuro mbi yo mu isi. Amen. Nk'uko hariho amaparufe yo mu isi, hari na parufe zo mu mwuka. Hari impumuro yo mu isi, hari impumuro yo mu mwuka. Imana ishimwe.
Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nezerwa Imana izaguha ibyo umutima wawe wifuza. Mwumvise impamvu tutabona ibyo twifuza? Nuko Imana ntabwo ariyo yishimira. Mwumvise? Mwumvise subtilité irimo? Mwumvise? Sibyo? Iyo unezerewe Imana itizana ibyayo ikabitereka muri wowe. Wowe ukabyifuza, ukibaza ko ari wowe ubyifuza, kumbe n'ibyo ishaka kugukorera. Mu bisanzwe ukifuza ibishaka gukora. Niba yakubwira ngo ifuza ibi, shaka kubikora. Amen. Wifuza ibi, shaka kubikora. Wowe ukibaza ko ari wowe wifuza, kandi niyo yakubwiye ngo ifuza ibi, shaka kubikora. Ati mukozi dusomere Yesaya 32:8. ariko imfura yigira inama yo kugira ubuntu, kandi izo nama zo kugira ubuntu azazikomeza. Amen. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins, de nobles projets, et il persévère dans ses nobles desseins. Mu Kinyarwanda, imfura igambira ibyiza mu mutima we, kandi ikashishikarira muri iyo migambi myiza. Il persévère dans ses nobles desseins. Imfura igira imigambi myiza, kandi igashishikarira muri iyo migambi myiza. Apana kuisoza. Faut pas inventer. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Imfura igambira igira imigambi myiza, et il persévère dans ses nobles desseins. Kandi igashishikara muri iyo migambi myiza. Mwabyumvise? Nimba ushaka kumenya ko uri imfura imbere y'Imana, urebe imigambi igutuyemo. Urahita umenya nimba uri imfura cyangwa ese kontrere y'imfura ni iki? Ikinyuranyo cy'imfura ni iki? Mu Kinyarwanda ikinyuranyo cy'imfura ni iki? Ntabyo muzi? Iyo umuntu atari imfura aba ari iki? Aba ari umutindi, ikigwari. Muramuhamije. Okay. Nimba imfura igira imigambi myiza, yagifura nyine igashishikara muri iyo migambi, ni ukuvuga ngo utari imfura ni imigambi ya gitindi mubamo, kandi niyo ashishikariramo. None c'est la mesquinerie. None umviriza, Dieu est noble. Imana niyo mfura iruta izindi. Okay? N'imigambi yayo ni imigambi y'ubufura. None kuko Imana ariyo mfura, irazana imigambi yayo muri wowe y'imfura, sibyo? None wowe rero ukabona imigambi ikurimo, ukibaza ko ari yawe, naho ni imigambi y'Imana yabibye muri wowe, kugira ngo Imana ikore imirimo yayo igaragaza ubufura bwayo. Imana yabwe icyubahiro. Numukwiye kumenya mu mwuka uko ibintu bikoreka. Alléluia. Mais Dieu ne peut jamais bénir un cœur mesquin. Imana ishobora guhumugisha umutima wa gitindi. Ça ne se fait jamais. Kuko Imana ntabwo ire mu mutima wa gitindi. No, Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana ni imfura. Yaremye imfura. Adam, avant de pécher, il était noble. Kuko ntabwo yari gutekereza ikibi. Byose byazanywe n'umutindi yitwa Satani. Ubutindi buva kuri Satani. Ubufura buva ku Mana. Ubutindi bukava kuri Satani. Nimba ushaka kubona imigambi y'Imana, amen, igaragaza la grandeur de Dieu, ubugari bw'Imana, ineza y'Imana, amen, reka Imana izane imigambi yayo muri wowe, amen,
kugira ngo ubashe kugendera mu by'Imana yakugambiriyeho. Ariko birasaba yuko ukunda Imana, ukanezererwa Imana. Amen. Kugira ngo Imana iguhe ibyo umutima wawe wifuza, ariko tuvuze ko mu bisanzwe biba bivuye kuri yo. Tugitangira twumvise ko Imana isohoza iteka icyo yatangiye. Imana ni finisher, irangiza iteka icyo yatangije. Kugira ngo rero tubone Imana isohoza icyo yatangije, nuko ibyayo aba ari byo bitubamo, kuko izasohoza ibyo yatangije. Ntabwo Imana iza gusohoza ibyo watangije wowe, isohoza ibyo yatangije. Amen. Na niyo mpamvu iyo Imana ishize muri twebwe imigambi yayo, na niyo mpamvu turavuga tuti ce projet paraît fou. Ati imigambi turabona irenze ukwemera nk'uko bivuga, kuko ni yayo. Amen. Kadusome Itangiriro 28:15. dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, uko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Amen. Amen. Subiramo. dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, uko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uyu ni Yakobo, ari mu rugendo. Amen. Umurongo wa 10 bumva ibyo ari byo. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani. Amen. 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 Yakobo avuye mu rugo rwa se, aragenda, batubwira aragenda i Harani muwazi. Niba Aburahamu yavuye. Oya, yavukiye uri mu Bukaludayo, bari mu kabajya i Harani. Itangiriro 12. Yagiye i Kanani avuye Harani, kuba bari bamaze kuva muri Uri. None abwiye Rebeka, avuze ko Yakobo atazashaka abakobwa b'Ikanani. None se Isaka amuhereje aho bakomotse i Harani. Amen. Kwa musaza wa Rebeka yitwa Labani. None muri urwo rugendo Yakobo Imana iramusanze. Amen. Igihe yerekwaga urwego, hanyuma aho hantu akayita Beteli, inzu y'Imana, irembo ry'ijuru. Imana imubwira amagambo ndetse mukunda ngo dusomere. Ibi biratureba ko turiga ku rugendo rwa Ezira. dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, uko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Amen. Amen. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Nzakurinda aho uzajya hose. Nzakurinda aho uzajya hose. Et je te ramènerai dans ce pays. Nzakugarura muri gihugu. Ijambo rikomeye. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ntabwo nzigera nkureka ntasoje ibyo navuze byose. Iyi ni Imana yavuze, kandi Imana yarabisoje. Hallelujah. Rero mu rugendo rwawe n'urugendo rwanjye, amen, tukwiye kumenya nimba tugendana nayo, nimba tugendana n'Imana nkuko yagendanye na Yosefu, nako yagendanye na Yakobo, Israeli. Ntabwo Imana izaruhuka idasoje ibyo tuvugaho, idakoze ibyo atugambiriye.
kuko ntabwo izatureka idasoje ibyo yavuze. Mwibuke umutwe uno munsi uravuga ngo Imana ntishobora kureka gusoza ibyo yatangiye. Ukwiye kuzirikana ko urugendo urimo niyo yarutangiye, niyo yarutangije muri wowe. Ntabwo rero izarucira hagati, izarusohoza. Ese urugendo rw'Abaheburayo, Abisirayeli bava muri Egiputa, niyo yarutangije muri bo? Yararuciye hagati? Ntiyabambukije Yorodani? Ntibageze mu gihugu cy'amata n'ubuki? None se iyo niyo Mana natwe turasenga. Imana yahabwa icyubahiro. Ayo magambo yafata aba yawe, izagendana nawe, izagendana nanjye, izagendana natwe. Amen. Muri uru rugendo rw'ubuzima, kandi ntabwo izaruhuka idasoje ibyo yagambiriye gukora. Mu byo yagambiriye gukora se ntubizi? Ijambo ryawe se ntuzi icyo rikubwira se? Amen. Bamwe ntibanazi n'ibyo Imana yabavuzeho. I'm very sorry. Ntuzi ibyo Imana yakuvuzeho? Badisikoze jewe abandi bafite inyagasambu bababwira, yewe nta muntu arambwira, mundangira aho bavuga, munambwire aho timwe munike na uri mwiriya. Yewe hano afite ibibazo. Turi ku ngoma y'Umwuka Wera, ni amatima muri biki? Ntabwo muzi ibyo bakoreshaga? Ariko ukabanza kwambara efodi. None se ko nta efodi mbona? Bya efodi byararangiye. Urimu na timu ntabwo bigikora. Umwuka Wera yarabirangije, yarabisimbuye. Imana yahabwa icyubahiro. Wowe urinjira mu cyumba cyawe ukamubwira gusa mu izina rya Yesu, ukizera ko yabyumvise no kubikora azabikora. Imana yahabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Igitabo cya Ezira igice cya mbere aratubwira ni gute Abayuda basubiye iwabo. On va faire un peu d'histoire biblique, mais ari impamvu yayo. Tugatuye amateka abiri ko ari impamvu. Ezira igice cya mbere baratubwira uko Abayuda ba mbere basubiye iwabo nyuma y'imyaka 70 y'ubunyage ku ngoma ya Kuro. Bageze iwabo. Amen. Haleluya. Igice cya kabiri baratubwira rero, icya mbere baratubwira ko Kuro mwami w'Ubuperesi niwe wategetse ko Abayuda basubira iwabo kubaka ingoro y'Imana. Igice cya kabiri batubwira abambere bagiye bayobowe na Zerubabeli amwe na Yosuwa umutambyi mukuru. Zerubabeli akaba akomoka mu nda ya Dawidi. Murangurikira. Igice cya gatatu bagezeyo, abantu bagera kuri 50. Bagezeyo batangira kubaka igicaniro. Batangiye kubaka igicaniro kuko nacyo cyarasenyutse. Imyaka 2 ya mbere bakigira mu gihugu bubatse igicaniro, kugeza aho nta ngoro barubaka. Bamaze kubaka igicaniro, amen, batangira gutamba ibitambo ku gicaniro uko amategeko abivuga. Hanyuma nyuma y'imyaka 2 bari ku gicaniro gusa, igicaniro mu buryo bw'umwuka ni ukongera kubaka ubusabane n'Imana yabo. Nibyo bita igicaniro. Uko bari bagendera mu bigaragara, yo tugenda mu buryo bw'umwuka mu kwizera. Amen. Iyo umuntu agarutse ku Mana, icyambere akwiye kubanza kubaka n'ubusabane nayo. Ariko twebwe tujya tudumbukira kujya gukorera Imana n'ibindi. Yo kubanza kubaka igicaniro
l'autel d'adoration, de communion avec Dieu, igicaniro. Noneho amen, ku murongo w'umunani w'igice cya gatatu batangiye gutekereza rero no ko bubaka n'ingoro. nuko mu mwaka wa kabiri uhereye aho bagereye ku nzu y'Imana i Yerusalemu mu kwezi kwa kabiri niho Zerubabeli mwene Shayalutiyeli na Yeshuwa mwene Yosadaki batangiye gukora bafatanije n'abandi batambyi n'Abalewi bene wabo n'abavuye mu bunyage bakaza i Yerusalemu bose, bategeka Abalewi bamaze imyaka 20 n'abayishagije ngo bahagarike umurimo w'inzu y'Uwiteka. Amen. Hano baratangiye rero kwita ku ngoro, bongere bubake ingoro yari yarashenywe. Amen. Ababwira ku murongo wa 13 bumve neza. Maze Yeshuwa ahagurukana n'abahungu be na bene se Kadimiyeli n'abahungu be bene Yuda na bene Henadadi n'abahungu babo n'Abalewi bene wabo bajya gukoresha abakozi b'umurimo w'inzu y'Imana. Nuko ubwo abubatsi bashingaga urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka bashyiraho abatambyi bambaye imyambaro yabo bafite amakondera n'Abalewi bene Asafu bafite ibyuma bivuga ngo basingize Uwiteka nk'uko Dawidi umwami wa Isiraheli yategetse, bikiranya basingiza Uwiteka bamushima bati, erega Uwiteka ni mwiza, n'imbabazi agirira Abisiraheli zihoraho iteka ryose. Maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Ariko benshi mu batambyi n'Abalewi n'abatware b'amazu y'abasekuruza, abasaza bari babonye inzu ya mbere, babonye urufatiro rw'inzu rushinzwe imbere yabo, bararira cyane baraboroga, abandi benshi basakuza cyane bashima. Bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo, kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kure. Amen. Batangiye kubaka ingoro. Batangiye kubaka ingoro, abanzi babo barahaguruka kugira ngo babateshe. Amen. Igice cya 4 ku murongo wa mbere geze ku murongo wa 6. Bukeye abanzi b'Abayuda n'Abamenyamini bumvise yuko bavukiye mu nyage bubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli urusengero, bahera ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu y'abasekuruza baramubwira bati, nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esahiyaradoni umwami wa Ashuri watuzamuye akatuzana hano. Ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu y'abasekuruza b'Abisiraheli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Maze Amen. Amen. Rakoze. Umviriza. Zerubabeli n'Abayoshuwa n'Abayuda baratangiye kubaka. Abaturage abo basanze mu gihugu, amen, bamwe banavuze ko bakomotse muri Ashuri. Wayumvise? Abo rero batangira guhaguruka kugira ngo barebe uko baburizamo uwo murimo, kugezaho bafata bamwe b'ibigwari babaha ruswa kugira ngo uwo murimo ubashe guhagarara. Zerubabeli n'Abayoshuwa barababwira ati, mwebwe ntabwo mufite uburenganzira bwo kuza gukorana natwe kubaka iyi ngoro, nitwe tuzayubaka, kuko ingoro yubakwa n'abantu bayo. Ingoro y'Imana yubakwa n'abantu bayo. Noneho babangiye muri make bahita bandikira umwami w'Ubuperesi, baramwandikira bavuga ati, hano hari ikibazo. Reka mwumve uko bamwandikiye. Komeza some. Maze abantu bo mu gihugu batera Abayuda gucika intege mu iyubaka barabarushya,
bagurira bo guhimba inama zo kubabuza gusohoza ibyo bagambiriye. Biba bityo igihe Kuro umwami w'Ubuperesi yamaze ku ngoma, bageza ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi akijya kwima, barandika barega abaturage b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Ku ngoma ya Aritazeruzi, Bishiramu na Mitiredati na Taberi na bagenzi babo bandi bandikiye Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi urwo rwandiko rwanditswe mu nyuguti z'Abasiriya no mu rurimi rwabo. Rehumu umutware w'intebe na tugere kuri 12 11 umanuke umve ukuntu banditse. Aya magambo niyo yakurikije ayo mu rwandiko bohereje umwami Aritazeruzi bati: twebwe abagaragu bawe bo hakurya y'uruzi n'ibindi, Nyagasani umenye yuko b'Abayuda bavuye aho uri bakaza bakadusanga i Yerusalemu. Ubu ngubu barubaka umudugudu mubi w'igomero, kandi dore bujuje inkike, bamaze gusana urufatiro. Amen. Komeza. None Nyagasani umenye yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura, ntibazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro, nuko iherezo ryabyo abami bazatubirwa. Nuko rero dutunzwe n'ibwami, ntitube twabona umwami asuzugurwa. Nicyo cyatumye dutuma ku mwami tukabimenyesha, kugira ngo bashake mu gitabo cyibutse ibyabaye ku ngoma z'abasogokuruza. Nuko uzabisanga muri icyo gitabo cyo kwibutsa, umenye yuko uwo mudugudu ari umudugudu ujya ugoma, ugatubya abami n'ibihugu byabo, ukabibagandishiriza mu bihe bya kera, ndetse nicyo cyatumye uwo mudugudu usenywa. 18 arabashubije rero. Urwandiko mwatwohereje bararudusomeye imbere neza, ntegeka yuko bashaka kandi basanga uwo mudugudu mu bihe bya kera waragomeraga abami, koko ubugome n'ubugande byabo byabonekaga muri wo. Amen. Komeza. Kandi ngo habagamo abami bakomeye cyane bategekaga i Yerusalemu n'igihugu cyose cyo hakurya y'uruzi, kandi ngo bahabwaga umusoro n'ihoro n'ikoro. Nuko rero nimushyireho itegeko kugira ngo abo bagabo barekeraho uwo mudugudu we kubakwa kugeza aho ubwanjye nzabitegekera. 24 Nuko umurimo w'inzu y'Imana iri i Yerusalemu bawurekeraho kugeza mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Amen. Wa murimo wo kubaka inzu y'Imana i Yerusalemu Imana yaneshejwe aparama. Amen. Bazorobabeli barahagaze, sibyo? Ubirebye gutyo wagira ngo abo bagabo bakorera Satani banesheje. Mu ijambo rimwe wakwibaza ko Satani yanesheje. Amen. Haleluya. Umurimo uhagarara imyaka 15 yose. 15 umurimo wo kubaka inzu y'Imana warahagaze. Murumva imyaka 15? Amen. Hanyuma umviriza, Imana ihagurutsa umuntu witwa Agayi umuhanuzi, arahaguruka abwira Bazorobabeli n'abari kumwe nabo n'abayosuwa ngo nibahaguruke bakomeze umurimo. Imana ibwira Agayi agende abwire Bazorobabeli Abayuda bahaguruke bongere bakomeze umurimo w'inzu yayo. Barahaguruka, baratangira, barakomereza aho bari bagejeje. Amen. Ariko intambara ntabwo zahagaze, ariko ijwi ry'Imana muri bo byanesheje ubwoba. Barakomeza. Amen. Nibita ku bikangisho byabo. Ni ukuvuga ngo iyo abantu b'Imana bazi iby'Imana ivuga bakabyizera,
ibyo birahagije ngo baneshe umwanzi, kugira ngo bagere ku ntego Imana yabahamagariye. Na niyo mpamvu muri Daniyeli mu gihe cy'Abamakabe, igihe Antiyokisi yagurutse, nigeze kubwira bya Antiyokisi sibyo, mu gihe Alexandre le Grand w'Ubuperesi yafashe isi yose, hanyuma amaze gupfa abajenero be bane bakigabanya ubwami, umwe mu bakomoka muri aho witwa Antiyokisi, haleluya, yagiye ahumanya Yerusalemu, amen. None aragenda agurira n'abayuda bamwe n'abatambyi kugira ngo bashikire umugambi we. Noneho ahaguruka abantu bitwa ba Yuda Makabe, bararwanya ingabo za Siriya, ingabo z'abo ba Antiyokisi, baranesha. Na niho Imana yahanuye bitaraba ngo abazaba bazi Imana yabo bazakoresha iby'ubutwari. Ni ukuvuga ngo rero abazi Imana yabo nibo badashobora na rimwe kwemera ibikangisho bya Satani. Bahesha Imana icyubahiro mu bihe byiza no mu bihe bikomeye. Imana yagwicyubahiro. Agayi amaze gukomeza Bazorobabeli ngo bakomeze umurimo wo kubaka ingoro igira kabiri, uko iya mbere yashimwe Nebukadinezari, amen. Nyuma y'imyaka 2 Imana ibona ko akenewe uwundi umufasha kundi urugamba, kuko abo bari barubaka atari uko bishingikirije umwami runaka, nuko ko Imana yababwiye. Nyuma y'imyaka 15 umurimo warahagaze, uti haguruka mubake. None Imana imwongerezaho umuhanuzi Zakariya. Nyuma y'imyaka 2 Agayi ariyo arababwira iby'Imana ibabwira, bakomeza. Imana imwongerezaho Zakariya, nawe araza barafatanya kugira ngo bakomeze ubwo bwoko bubaka ingoro y'Imana, amen. Zakariya abwira Zorobabeli ko niwe ukuri uwo murimo. Zorobabeli umutambyi mukuru Yosuwa we yakomezaga abantu mu by'umwuka, Zorobabeli nawe akayobora umurimo, amen. Parce que Zorobabeli était l'administrateur, niwe le côté politique y'icyo gihugu uwo mwanya, amen. Noneho Zakariya afatanije nande Nagayi abwira Zorobabeli aya magambo kugira ngo amutere intege, ntatinye. Ibikangisho byabo bahagaritse imirimo, n'ubu badashaka ko ubwoko bwongera kusenga Imana yabwo. Zakariya aravuga aya magambo mu gice cya 4, na niho dushaka kugarukiza ku murongo wa 6 na 7. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli mbwira ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati, nirihabwe umugisha, ndihabwe umugisha, amen. Haleluya. Zorobabeli abwiwe amagambo akomeye. Hagati y'izo ntambara zibabuza kubaka ingoro y'Imana yabo, Zakariya arabwiye Zorobabeli. Agayi yabahagurukije kongera kubaka, Imana iri kumwe nabo. Hanyuma Zakariya aravuga ati, Zorobabeli ni wowe ushinzwe uyu murimo, komera. Uyu musozi wagaze imbere yawe, ikigeragezo cyo kuhagurutsa umurimo w'Imana hagati y'abanzi nicyo yita umusozi, amen. Ngo uzashyiraho ibuye ry'ifatizo, bakoma mu mashi bashima Imana, kandi iyi ngoro izubakwa hagati y'abo banzi babireba, amen. Ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanjye.
Haleluya. Umwuka wanjye ari muri mwe. Uyu murimo ni jye nawutangiye kandi nzawusohoza. Imana yabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Amen. Zorobabeli abona encouragement, arakomera, akomeza n'ubwoko bw'Imana. Barubatse kandi barasoje. Dusomere ku murongo igice cya 5 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Nuko abahanuzi Hagayi na Zekariya mwene Ido bahanurira abayuda bari i Buyuda n'i Yerusalemu, babahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Bukeye Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli ahagurukana na Yeshuwa mwene Yosadaki, batangira kubaka inzu y'Imana iri i Yerusalemu bari kumwe n'abahanuzi b'Imana babafashaga. Muri iyo minsi haza Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi babo baza aho bari, barababaza bati, ninde wabahaye itegeko ngo mwubake iyi nzu ngo mwuzuze n'iyi nkike? Kandi barababaza bati, abagabo bubaka iyi nzu bitwa bande? Ariko amaso y'Imana yacu y'Imana yabo aba ku batware b'Abayuda, ntibazubaka kubaka, mu gihe batumye kuri Dariyo, kugeza ubwo igisubizo cyaje mu rwandiko rw'ibyo. Amen. Amen. Abahanuzi Zakariya na Hagayi bari hagati yabo, barabakomeza. Imana ivugana nabo binyuze muri abo bagabo babiri. Ntago bigeze batinya ibikangisho. Haleluya. Hanyuma batubwiye iki hano ngo kuko ijisho, mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens de Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception des lettres. Ni ukuvuga ngo muri make babanzi bongeye guhaguruka, sibyo? Ariko noneho hagati yabo hari abahanuzi b'Imana, ntibemera iterabwoba ryabo. Bongera kwandikira no umwami woro, amen, kugira ngo bibaza ko bari bongere guhagarika imirimo. Noneho uri ku ngoma yitwa Darius, baramwandikira. Darius aravuga ati nimukore ubushakashatsi murebe koko uwo Kuro yigeze yemera aba Bayuda ko bubaka iyo ngoro. Uwa mbere we baramubwiye akore ubushakashatsi, ariko ahita ahagarika imirimo, kuko ntabwo bamubwiye ibyuma bati urebe amateka ya Yerusalemu. I Yerusalemu mu gihe cyose yagomeye abami. Ati aho habaye abami bategetse, ubwo ni Dawidi n'abandi. Ati ni abantu badashobotse bagendaga bagomera abami b'ibihugu bikomeye. Mwayumvise? Baragomeye Ashuri, baragomera Nebukadinezari. Mwayumvise? Hanyuma rero uriya mwami w'icyo gihe ati mundebera amateka y'uriya murwa, koko basanga uyo murwa ntiwigeze wemera ko abami b'amahanga bawuvogera. Ati muhagarike ya mirimo. Noneho ubu rero bongeye guhaguruka rero nyuma. Amen. Noneho ku ngoma hari umwami wundi yitwa Dariyo. Ati rero ukore research, ukore ubushakashatsi, urebe koko uwo mwami bavuga ko yitwa Kuro yigeze kubaha uburenganzira bwo kubaka. Murumva ko bitandukanye? Kubera ko hagati yabo Imana yamaze kumara ubwoba. Amen. Noneho baravuga bati twebwe turubaka, kubera ko Kuro niwe yatanze itegeko. Hanyuma umwami Dariyo ati mundebere mu bushakashatsi, mugure mu mateka ko ibyo bintu bavuga ari byo. Bagiye basanga ko Kuro yarategetse ko Abayuda bazamuka iwabo bakajya kubaka ingoro y'Imana. None Darius araje bati bya bindi nibyo koko, nimubareke bakomeze. Rero bavandimwe, Satani ni umuntu akoresha iterabwoba, ariko yasanze uwagiye gutera ubwoba azi neza Imana ye. Haleluya. Uwateraga ubwoba ni wabuterwa. Igikuru rero no kumenya muri urugendo turi kumwe nande.
turi kumwe n'Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo Mana niyo Yesu yavuze ngo ni so. Imana rurema ni data, Imana ni papa, turi abana bayo muri Yesu Kristo. Yesu yagiye i Siyoni mu ijuru kudutegurira aho tuzatura, azagaruka tujyane ngo azaba ari natwe tuzaba. Uru rugendo rero tuzarusoza, turarusorezera i Siyoni. Hagati aho rero ibiri mu rugendo tugadura nabyo ntidukwiye kwemera ko bidutera ubwoba, kubera yuko Yesu Kristo washoboje Bazorobabeli. Uratubwira ibi ni Ezira, aratubwira amateka, aratubwira ibyi Yerusalemu by'Yudaya, kubera yuko Ezira yari umuntu azi Imana, kandi yavuze ibintu aravuga ngo Imana ijisho ryawe ryari kuri abakuru ba Isirayeli, ngo bakomeza kubaka bazi ku ijisho ry'Imana ribariho, ntago biyongeye kwita kubaza kubakanga ngo bahagarike. Uyu munsi rero bavandimwe, muri inzira turimo ibitera ubwoba ni byinshi, ibyatuma uhagarika urugendo rwo gukiranuka ni byinshi, ibyatuma ucika intege ntibibuze. Nureba ku bantu ukumva ibyo Satani avuga ntabwo uzashobora gukomeza, ariko ukwiye kumenya ikintu kimwe: Umwuka Wera ari muri twe nk'uko yari muri Bazorobabeli. Tukwiye kumva icyo Umwuka avuga aho kumva iby'isi ivuga, tukwiye kumva ibyo Umwuka avuga aho kumva ibyo twibwira. Iduhamagara iri muri twe kandi itangiza umurimo we umwiza usohoza. Ntabwo Yesu yaduhamagaye ngo tubukurikire hanyuma atujyanye ahatariho. Yaravuze ngo impumyi ntishobora kuyobora iyindi mpumyi, bombi bazagwa mu mwobo. Abayoborwa, abakurikira ibindi byose bakurikira impumyi. Yesu wenyine niwe azi aho atujyana. Hari ibibazo bitatu bita les trois questions existentielles. Hari ibibazo bitatu bireba umuntu wese uje muri iyi si. Ikibaje nuko benshi bayivamo badashubije iyo bibazo bitatu, cyangwa batanabyibajije. Icya mbere ni ngo kiswije, ndinde. Icya kabiri, d'où est-ce que je viens, mvahe. Icya gatatu, où est-ce que je vais, ndajyahe. Iyo bibazo bitatu nta n'umwe yigeze abisubiza. N'ababyibajije ba Sokrate n'abandi banyabwenge nta gisubizo baronse. N'ababuda bafite miliyoni na miliyoni z'abantu bakurikira muri iyi si, ababudiste, nta gisubizo Buda yigeze atanga mbere yo kwapfa. Yesu wenyine niwe yashubije ibibazo bitatu. Yaravuze ngo ndazi uwo ndi we, umwana w'Imana w'ikinege. Ndazi aho navuye kwa data. Ndazi aho njya, niwe ndasubira kwa data. Imana ihabwe icyubahiro. Niwe rero dushobora gukurikira, tuzi neza ko wa mugani w'Abarundi atazaduta mu rudubi, azatugeza a bon port, azatugezayo. Ibyaguruka byose mu rugendo ntago dukwiye kwemera ko bidutera ubwoba. Tukwiye kunesha ushidikanya, tukwiye kunesha ubwoba, tukwiye kunesha kutizera, kubera ko iduhamagara niyo kwizerwa no gusohoza ibyo yatangije izabisohoza. Twatangiye tuvuga duti Yesu yitwa the finisher. Yesu arangiza ibyo yatangiye. Il est le finisseur. Ntabwo umwami yaduhamagaye muri aventure idafite aho igana, yaraduhamagaye azi aho atuganisha. Kibazo gya rero abantu bitwa bakristo, narababwiye ejo ni babantu baravuga ngo ari abarokore n'abakristo. Wowe urikiwe hano. Ari idini rimwe bavuga ngo ari abarokore n'abakristo. Nababwiye ejo uriki hagati aho. Bariya sinababwiye abantu bagiye kurangura ibintu Dubai. None ko ari amaduka atondekanije, bimwe barayibona hano, ariko ibindi bashaka uyu ntabifite. None bavuga ibi twamaze guhaha, twamaze kugura, tuguma tubigendana. Baramubaza rero uriya nyiri yo duka baguriye, ese ko
tugiye gushaka ibindi udafite ibi ntabwo babitubikira. Ati nta mpamvu yo kubyinjiza mu bigumiza zawe. Nta mukristo aba hano, nta mukristo aba hano mu bigumizaho uvuga ngo n'abajura. None se twebwe benshi tutarakizwa nitwara abakristo? Nitwasambanaga, nitwabeshyaga, nabo twagira akaboko karekare? Nibyo sibyo? None se nitwabatijwe? None se nagutwara abakristo? Twara abakristo ariko ntago twari dukijijwe. Nuvuga ngo ubukristo kuva mu mwaka wa 313 nyuma ya Yesu, ku ngoma y'umwami w'Abaroma yitwa Constantino le Grand, ibyari uburokore, ibyari gukizwa tukaba abana b'Imana, byahindutse idini rya gikirisitu, une religion de masse. Gukizwa na kuba umukristo ntago byari kunyura mu irembo rifunganye ukihana ibyaha byawe, kuko umwami w'Abaroma yavuze ngo ndategetse abari mu bwami bwanjye bwose, yari ubwami bw'isi yose, bose babe abakristo. Nanjye ngira ntanga urugero, aricara ku ntebe y'ubwami, bazana utuzi bamusuka hano, aho niho atanga umubatizo wo mu gahanga hano, kuko umwami yatanze urugero, bose babaye abakristo. N'ibigomana byabo, n'ibiheko, n'ibiki byose no guterekera, n'ibiki byose, n'imitsindo, n'ibindi byose barabizanye byose mu bukristo. Gwereye aho ubukristo bwatakaje meaning, bwatakaje ibisobanuro, mu buryo umuntu aba n'umukristo kuko abyagwa n'abakristo. Mu buryo unabaza n'umuntu wowe umukristo, te papa na mama n'abakristo, naranabatijwe. Niyo mpamvu rero hariya Dubai bareba Abayisilamu bareba bafite amaduka y'Abarabu, ubwo nibwo bukristo bavuga. Mwibise na niyo mpamvu rero bavuga bati uriya ntabwo, iyo babonye umuntu ukijijwe ukiranuka atagendera mu byaha avuga Yesu, bo ntabwo bavuga ngo ni umukristo, bavuga ngo uriya ni umurokore. Abakristo ni babandi muri rya dini. C'est à partir de 313 niho gukizwa byahindutse idini rya gikristo. N'ubukristo ngo nuko uvuka mu bakristo ugahita uba umukristo, ariko Bibiliya si kwivuga. Bibiliya ivuga ngo ni mwihane, amen, mwizere ubutumwa bwiza. Uhinduka uwa Kristo binyuze mu nzira yo kuvuga ubutumwa bwiza, ukabwizera, ukihana, ukababarirwa, ukavuka ubwa kabiri. Imana ihabwe icyubahiro. None rero kugira ngo urugendo turushobore, tukwiye kumenya mbere na mbere notre identité, abo turi. Ezira yamenye icyo bari cyo. Twebwe nubwo tumaze imyaka 70 hano mu buretwa, mu bunyage, nibivuga yuko aba baturushije Imana, nuko twacumuye ku Mana yacu, kuko Imana yacu niyo Mana nyamana. N'aba Banyababuloni n'aba Baperesi niyo yabaremye, nuko twacumuye, suko Imana yacu yaneshejwe n'imana zabo. Niyo mpamvu yavuze ngo sinshobora kujya gusaba umwami ingabo zo kuturinda mu rugendo, kubera yuko Imana yacu twarabahamirije ko ari yo Mana nyamana. Na niyo mpamvu yanze ingabo z'umwami, ateka ko Abayuda bajya hafi y'uruzi Ahava, ahantu hitaruye, ahantu nta kurangara, biyirize basenga Imana yabo, bayisabe urugendo ruhire, kandi Imana yarabumviye, bashitseho amahoro. Nuvuga ngo iyo batimenya
ntago bari guhesha Imana yabo icyubahiro. Kandi impamvu Imana yabajyanye hariya mu bunyage nugira ngo nabariya nabo binyuze muri urwo bwoko bamenye ko hari Imana nyamana. None nawe ukwiye kumenya uri we, urinde wowe, kuko nutimenya uri we paraporo y'isi ntuzamenya n'uru rugendo kuna rurimo, cyangwa unabimenye ntuzamenya uko urugendamo. Bene data, iyi mbabwira nshaka kubabwira ngo turi mu bihe bikomeye, abantu benshi ntibazi ubukristo ari cyo. Sindi ndavuga abapagani, ndavuga bari mu matorero ntibazi ubukristo ari cyo. Babivuze wigenda kora sondage, genda ubaza abantu bari mu matorero yitwa ngo nabarokora ibiki, babazi ubukristo ari cyo. Ni bake bakubwira ibyo ari byo ku Bibiliya ivuga. Na niyo mpamvu ubona eglise nta impact ifite, niyo mpamvu inasuzugurwa, niyo mpamvu umunyamakuru ari handagaza akajya gatuka abapastori, agatuka amatorero. Kubera iki? N'abakristo ubwabo babigira. Jewe naje gusanga ko n'abantu benshi bataka ama eglise, naje gusanga bigeze kuba ama eglise. Murajyo? Nuvuga ngo abantu benshi rero ntago bigeze muvuge muti n'abakristo, ntago barabarokore. Imana ihabwa icyubahiro. Menya uri we. Amen. Pana kuba gusa mu bigare gusa, menya uri yo giti cyawe. Imana ishimwe. Tugadusoze ariko tugarutse kuri iri jambo. Ukwiye kwimenya, ukamenya uri we, identite ufite muri Kristo. Uri iki muri Kristo? Amen. Uravahe urajyahe? Nudasubiza icyo kibazo uzaguma uterega wanjye no hino n'imiyaga, kandi uzatukisha Imana. Haleluya. Amen. Ibyo mubimenye. Empereur romain Constantin Ier, Constantin le Grand, il consigne avec l'empereur Licinius l'édit de Milan en 313 qui légalise le christianisme, lequel devient progressivement religion d'État. 313. C'est ce qu'on a dit? 313. Hein? Magana tatu na cumi na gatatu ibyari ubutumwa bwiza bw'agakiza bindutse idini. Moi j'appelle ça date fatidique. Niyo tariki satani yacumise inkota mu burokore. Ayibise miliyari na miliyari z'abantu ziri kuzimu. Hariya niho uzamenye ko ntago bari batahuye ibya Kristo. Nimwibaze ibinyenjana kuva 313 kugeza uyu munsi, imyaka hafi 1700, hafi 200,000, miliyari na meza abantu zishuka ngo n'abakristo. Bamara gupfa bagasanga ko batari abakristo. Iyi tariki muyifate 313 nyuma ya Kristo, niho ubukristo bwahindutse idini rya leta y'Abaroma, ni leta y'isi yose. Babisi. None ashaka kubabwira uru rugendo turimo. Amen. N'urugendo rwo kuva mu isi tujya Isiyoni mu ijuru. Ejo twabonye ijambo ryitwa abasuke n'abimukira, peregrinus. Murabyibuka? Peregre ni kuvuga imahanga. Nuvuga ngo twebwe dutwima imahanga. Ku mukristo, amen, umukristo w'umushinwa, amen, ubushinwa abamo cyangwa isi ni mahanga, kuko iwabo ni mu ijuru.
akwiye kubaho muri iyi si nk'uko l'homme libre de l'ancienne Rome, wa muntu atari umuroma ntabeho n'imbata uko yabagaho. Muri iyi si Bibiliya tubwira ngo nk'uko Yesu atari uw'isi natwe ntabwo turi ab'isi. Ibyo bikwiye kukubakamo ukamenya ko muri iyi si hari iby'isi yemerewe gukora umwana w'Imana atemerewe gukora. Isi yemerewe kujya kuraguza no guterekera, umwana w'Imana ntabwo abijyamo. Ahubwo mu buzima bwe bwose, amen, amenyesha Kristo ibimunejeje n'ibimubabaza. Imana ihabwa icyubahiro. Rero turashoje uyu munsi tubabwira ngo watangiye umurimo mwiza muri twebwe, haleluya, watangiye urugendo muri twebwe rwo kujya mu ijuru, azarusohoza kuko ntacyo atangira ngo agikirize hagati. Uyu murimo utangiye arawusohoza. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami Yesu yitwa the finisher, yitwa usohoza, le finisseur, usohoza ibyo yatangiye. Ese ibi ntabwo byakuzuza ubushizi bw'amanga nk'uko Bazorobabeli n'abayosu umutambyi mukuru Imana imaze guhagurutsa Hagayi muri bo igahagurutsa Zakariya, ntabwo bongeye gutinya, haleluya, abapagani babateraga ubwoba ngo bahagarike umurimo w'Imana. Haleluya. Umaze kumenya ko Yesu niwe yatangiye muri wowe, amen, uru rugendo rwo ku Gisiyoni, kandi ntabwo akiri hagati ibyo yatangiye, azabisohoza. Iki cyumweru rero turangije bene data cy'amasengesho yo kwiriza twereka Imana urugendo, ukwiye kuba uyu munsi wamaze kubakika muri wowe confidence mu Mana, amen, ubushizi bw'amanga mu Mana, yuko icyagarara cyose ngo kimbuze urugendo, icyagarara cyose kimvane mu rugendo rwo kujya mu ijuru, ntabwo kizambasha, kuko uwashoboje Bayizira ni watuye muri jye. Uwabagejejeho amahoro ni watuye muri jye. Watumye Bazorobabeli bubaka igicaniro, bakubaka n'ingoro, bakanayitaha. Nuko tutasomye riya Ezira akomeza kuvuga ko bararangije baranayitaha. Ibyishimo bivangwa n'amarira. Mesabuti Imana yasohoje icyo yatangiye muri bo. Rero hanagura muri wowe ibintu byose wakiriye kuva kera bijyanye n'ubukristo butari bwo, ube umwana w'Imana nk'uko Bibiliya ibivuga. Uvuge nka Pawulo, Imana nkorera ndi uwayo, ibyo yambwiye niko bizagenda. Imbaraga ntabwo tuzifite hanze ya Kristo, tuzifite muri Kristo. Benshi muri mwe muravuga muti ubuzima buragoye, isi ibyo ni Satani ubabwira. Jye nubatse ku ijambo rimwe, nguri muri twe ni mukuru kuruta uri mu bisi. Igihe isi igezemo umuntu atazi neza Imana ye kandi yiyita ngo ni umukristo, ibihe biza munyomoza, amen, kuko ntabwo ushobora kuresista imbaraga z'ibihe bibi bihari n'ibizaba. Nasoza nshaka kukubwira ngo wiringire ko yatangiye umurimo muri wowe, nimba yarawutangiye izawusohoza. Yagufashe ukuboko ngo tugende i Siyoni, iza kugezayo. Ariko kubanza kumenya uriwe muri yo, amen. Yo kwibaza ikibazo, kuki Ezira yamenye ko kwisunga Imana yabo
amen, biruta kujya gukoga isoni imbere y'umupagani, umwami w'umupagani amusaba inkunga y'ingabo. Nuko yamenye identite, yamenye ngo nubwo twatwawe mu bunyage turi ubwoko bwayo, kandi Imana yacu niyo Mana nyamana. Amen. Kuba bari muri position de force, turi muri position de faiblesse, nivuga ko Imana yacu ni faible, ahubwo byose iri mu mugambi wayo. Ariko icyo tuzi, Imana nihinduka, kandi na identite yacu muri yo ntabwo ihinduka. Kubera iki? Ngo ndacyababwira ngo ndazi imigambi mbafitiye, ni imigambi y'amahoro, ni imigambi y'ibyiza, ni imigambi yo kuzabaha ejo hazaza n'ibyiringiro. Abibwiye abantu yatwaye mu bunyage. Wayibise amagambo avuze ahabanye na condition barimo. Mu bisanzwe bavuga ati yaraturetse, yaraduhanye, yarushe mu maboko y'abapagani. Ariko Imana ibabwiye amagambo mu bisanzwe anyuranye na condition barimo. Kuko condition barimo ni ukuvuga ngo Imana yatwanze, ariko aho ni Imana yababwiye amagambo. Yeremiya 29:11. Natwe rero bene data, nimba turi muri Kristo by'ukuri, tukaba twaratangiye urugendo rwo kumukurikira, nubwo utamubonye n'amaso yawe ngo nkurikira, niko byagenze. Nka kuriya yahuye na Matayo itwa Lewi ngo nkurikira. Amen. Nka kuriya yahuye na Petero ku nyanja mu nkurikire, uko niko natwe yaduhamagaye. Gusa nuko bo bamubonye physiquement mu buryo bugaragara, ariko c'est le même Seigneur, ni wa mwami nyine. Wabwiye ba Petero mu nkurikire, wabwiye ba Lewi Matayo nkurikira, niko yaje nanjye ansanga aho nari n'ubuzima bwanjye, arambwiye ngo François nkurikira. Niko yaje nawe agusanga ubuzima bwawe, akubwira ngo nkurikira. Uwo rero yakubwiye nkurikira, nimba iryo jwi ko byaraje ngo nkurikira, yavuze ngo, yabwiye Yakobo iki? Ngo ntabwo nzaruhuka ntarasoza ibyo nakubwiye byose. Ntabwo Imana izaruhuka nizahwema na rimwe kugeza izasohoza icyo yatuvuzeho. Ni igiki? Kutugezayo. Ntabwo uzi umwaka utaha bizagenda gute, mu myaka 10 iri imbere cyangwa ejo mu gitondo, ariko wubake kuri icyo yaguhamagaye no kukugeza aho yaguhamagariye izakugezayo. Turangije rero n'ijambo nyamukuru. Imana yacu yitwa finisher, le finisseur, yitwa isoza ibyo yatangiye. Ngibyo biduha confidence. Amen. Izasoza ibyo yatangiye. Uko bizagenda kose, Imana izasoza ibyo yatangiye. Ibyo rero bikwiye kutunezeza. Amen. Hallelujah. Turashaka dushima Imana kuko twagendanye nayo iyi minsi 5 yose, kwa dushoje kwiyiriza, ariko turasoza neza ku cyumweru. Ariko nashaka umuntu wese afate umunota umwe ashima Imana. Amen. Ashima Imana ko yamushoboje kuba muri ibi bihe. Shima Imana magambo yawe ko yagushoboje kuba muri ibi bihe. Kandi wibwire ko wizera ko ibintu byose yabihinduye bishya. Ibintu byose yabihinduye bishya. Ntabwo ari ibihe by'umwijima bidutegereje. Ntabwo ari ibihe by'umwijima bidutegereje. Muri Kristo dutegerejwe n'ibihe byiza. Ibihe byo kuzabona ineza y'Imana. Ibihe byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Mwami turagushima uyu munsi ugira 5 turi masengesho y'itorero garuka kwezi yo kwiriza dusenga dushaka mu maso hawe. Twarize ubwizerwa bwawe, twarabonye ukuntu Ezira yaguhamirije imbere y'umwami w'amahanga icyo gihe, avuga yuko
Imana yabo ishobora kubarinda, ko atari ngombwa ko umwami abaha ingabo zibarinda. Mwami waresheje icyubahiro. Natwe muri urugendo turimo turasaba mwami ngo ntituzige twishingikiriza ubwenge bwacu, aho duturuka, amashuri twize, akazi dukora n'ibindi, ariko mwami twishingikirije gusa ko turi abawe, yuko watumenye mu izina, yuko waduhamagaye, kuko watumenye kera, udutoranya kera. Urugendo mwami ruranyura mu bihe bikomeye, ariko nta gikomeye imbere yawe. Ahataringanira uzaharinganiza, ari imisozi uzayiringaniza, ari ibibaya uzabyuzuza, ibigoramye uzabigorora, kuko uri Imana. Uri Imana hejuru y'ibyitwa imana byose. Uri Imana hejuru ya buri kintu cyose. Uri nyiri ibihe byose. N'uyu mwaka wa 2025 uri munsi y'ubutware bwawe. Ibizaba byose na kimwe kizajya ku ruhande kw'ibyo yagambiriye. Ni wowe uvuga kuva mu itangiriro ibitaraba, ukavuga n'iherezo ryabyo bitaratangira. Turakwizeye mwami, waratwumvise muri amasengesho, kandi ubasha gukora ibirenze kure cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Ukomeze rero ubwoko bwawe, bakomereze kwizera, ubahe gukura mu kukumenya, ubahe gukura no gukomera mu kwizera, ntibivange n'iby'isi, bamenye identite yabo, bamenye abari bo, bamenye ko hariho bariya akabariho nabo, kugira ngo batahure ku Imana y'abariya siyo Mana yabo. Igitare cyabo siyo gitare cyacu, umuzabibu wabo siyo muzabibu wacu. Babimenye kugira ngo bamenye ukuntu umwami bagendana nawe muri iki gihe cya nyuma. Turagushima ko ntago ibi bihe ari twe twabihimbye, ni wowe biduteguriye kugira ngo bidukomeze muri iki gihe gikomeye, aho Satani agwanya inkundura, azi ko asigaje igihe gito, ashaka benshi yisasira, ashaka benshi arimbukana nabo. Mwami uduhe guhagarara nk'uko Bazorobabeli bahagaze bakomezwa n'abahanuzi bawe Agayi na Zakariya, abariko natwe duhagarara muri iki gihe dukomezwa n'ijambo ryawe n'umwuka wera atuye muri twe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Turashoje rero, Imana ishimwe. Umuntu wese akomeze atekereze kuri amagambo yumvise. Haleluya. Nuzigere uyareka ku ntebe, uzakomeze uyasubiremo uyatekerezeho imbere y'Imana. Asigaye umwami akomeze abagire neza.